Imana ni kubwira ibintu mu iteraniro ujye usenga. Ubutumwa ni buza ujye usenga, kuko nudasenga uzamenya ibikuri imbere. Twikuremo umurengwe, muzibuke muze kare dusenga Imana. Imana irenda gukora ibitangaza mu izina rya Yesu. Nababwiye ngo mu bitangaza bya mbere ikora ni abadayimoni banze ikamenagura mu rugo rwawe, ikabashisha neza, ikabashwiragiza neza. Haleluya. Amasezerano ikayasohoza, imirimo n'ibitangaza byamaze gukoreka ku buzima bwawe. Ibindi byose Uwiteka gutinda kugusubiza si ikibazo, niko kurama kwawe, ahubwo hari ibyo akimenagura ku buzima bwawe. Amen. Amen. Twakiriye umukozi w'Imana naze atugeze ijambo. Mukomere Imana amashyi. Ndabaye ikaze, ndabakunda, dutuye Nyamata, niho nje n'urukanda nezeye kubana namwe. Mfite amagambo abiri adasa ariko mumfashe kuze kuyumva, kandi bambwiye ngo ninangiza kubasengera ngo bitsengesho ngo nyuma Imana ibane nanjye rero tujyane umugisha. Nizeye ko mwadusengeye mugasengera abantu bazaza. Imana ibahe umugisha. Mufate Bibiliya zanyu kubasigira. Abantu benshi batunga amatelefone meza ariko ntibatunge Bibiliya. Byaranangaje kubona umudamu w'ikibugerezi na telefone ihenze ariko nta Bibiliya agira. Ntabwo ari byo mvuga. Bibiliya zigiye kuzatwikwa, izindi zihindurwe. Uzifuza kuyigura utashobora kubona aho ikura. Bibaye byiza mwakunda Bibiliya kuko ni ikintu gikomeye ku buzima bwawe, kandi ukayigura kare ukayibika ukayisoma ikakubera ubuzima. Nibaza ko hasigaye igihe kitari kinini cyane ngo gitwikwe. Nushaka ubyandika nawe bikahari. Zizatwika Bibiri, hazaza izindi nshyashya kandi izindi zizavaho. Bizakubabaza hanze gutunga Bibiliya nzima ugatunga iy'abatinganyi, abagabo basambana n'abandi bagabo bemera ko basezerana. Iyo uzayitunga waranze gutunga iyi nimuntera amabuye. Ndabizi ko abantu baza gusinya bafite byinshi bakunda binyuranye. Mfite amagambo abiri yanangaje, nanashatse no kuyavuga ariko ndavuga nti bw'umwuka mayi kuyavuga reka nyavuga. Mwabafashe Bibiliya, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana, ibice 6. Ndasomere ku murongo wa 47. Niute mwagere ndageza kwa 51. Niyo magambo ya mbere nimara kuyavugaho ndahita matambuka njye kubindi rumva Imana yamaye kuvugana nawe. Ibice 6 murongo wa 47 niho duhera tuze ku 51. Aravuga ngo ni ukuri ndabwira yuko uwizera ari we ufite ubugingo buhoraho. 48 ninjye mutsima w'ubugingo. Basogokuruza banyu bariraga manu mu butayu, nyamara barapfuye. Iyi niwo mutsima umanuka uva mu ijuru kugira ngo umuntu awurye ye gupfa. Mwahabonye ninjye mutsima muzima wavuye mu ijuru. Umuntu urya umutsima azabaho iteka ryose, kandi umutsima uzatanga kubw'abari mu isi kugira ngo babone ubugingo ni umubiri wanjye. 52 Abayuda bajya impaka bati, mbese uyu yabasha ate kuduha umubiri we ngo tuwurye? Yesu arabwira ati, ni ukuri ndabwira yuko nimutajya
umubiri w'umwana w'umuntu nimunwe n'amaraso ye nta bugingo muba mufite muri mwe. Urya umubiri wanjye akanwa amaraso yanjye aba afite ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. 55. Kuko umubiri wanjye ari ibyo kurya by'ukuri n'amaraso yanjye ari ibyo kunywa by'ukuri. Urya umubiri wanjye akanwa amaraso yanjye aguma muri njye, nanjye nkaguma muri we. Nk'uko data ahoraho yantumye, nanjye nkaba ndiho ku bwa data, niko urya nawe azabaho ku bwanjye. Iyi niwo mutsima wavuye mu ijuru, si nk'uwo ba sokuruza banyu bariye bagapfa, ahubwo urya uyu mutsima azabaho iteka ryose. Amen. Nagira ngo mundebe, mfite ikintu ugiye kubabwira, ntabwo nzi n'ibiciro mwese. Hari ibintu Imana iguha ukabura imvugo ivugamo ari ukuva wabivuga. Nagira ngo mbwire abantu baretse igaburo ryera, abantu batajya begera ameza y'Imana. Muri hano mwese munyumve, ni itangazo Imana impaye mu mahanga. Igihe cyose bategura igihe cyo kwibuka urupfu rw'umwami wacu Yesu Kristo, bakavuga ngo hazabaho igaburo ryera, abakristo musenge mwirize mwitegure kuza ku meza y'Umwami ugategura urugendo. Umva uko biri kubwiye, iravuze ngo umuntu utagira umubiri wanjye namwe n'amaraso yanjye nta bugingo afite. Nawe waba ukiranuka, igihe uzapfa umaze amezi 3 ane utegera ameza y'Umwami uzarimbuka. Icyo ni itangazo mpaye uwo muntu. Umuntu wese ufata iki gikorwa akagisuzugura, namenye kuri agaciro ngo amenye umwanya wo kwibuka urupfu rw'umwami wacu Yesu Kristo, ngo aha agaciro akabifata nk'ibintu bisanzwe. Biravuze ngo nta bugingo aba afite umuntu utegera igaburo ryera, ngo yibuke imirimo Yesu yakoze, agapfa kubwe, akamena amaraso ye ku bwacu. Aravuga ngo ari kurya umutsima awurya umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye, yavuze ngo no ku munsi wo kuzuka nzagira gute? Nzamuzura. Haleluya, haleluya, haleluya. Numvise Imana ibyambi hariya ngo mbwira abantu baretse kwegera igaburo ryera bari mu rusengero, bagera igihe cy'igaburo ryera bakafata ingendo. Niba ari dupfa n'Imana, ukwiye gushaka abadiyakoni cyangwa abayobozi, ukihana ukitunganya ukegera ameza y'Umwami. Ni ikimenyetso gikomeye ku bizera, ni ikintu cy'agaciro ku mukristo wakijijwe, ni ikintu cy'ingenzi gikomeye ku bugingo bwawe. Ntabwo gukiranuka birangirira ko wihanye ubusambanyi n'ubujura, ariko n'ugiye igihe cyo kwegera igaburo ryera uko rugenda. Abantu mwese muzi ko mwemerewe kwegera ameza y'Umwami. Igihe cyajya cyo kugira ngo mwitegure kwegera ameza y'Umwami, mugafata ingendo, mukabisuzugura, mugafatira izindi gahunda, mukabyirengagiza. Umenye ko uramutse upfuye ntabwo ari ngivuze, ni Bibiliya iravuze ngo nta bugingo uzabona. Mbere yuko mumeze Imana yambwiye ngiritana, reka ntabwo nshaka kubwira ijambo ko sijye nashaka kuvuga ngo nuko byagenda magana byari. Hari umuntu uva ngo narabisuzuguye ibintu, nsabye imbabazi ngazamura ikiganza musengera mbere ko mumeze. Ushobora kuvuga ngo ni pasiteri, ngo ntabwo agikijijwe, ngo ntiyambe igaburo ryera, ngo baraguye. Ariko igaburo ryera rirafite umumaro ku mukristo, kirafite umumaro, ni ikintu gikomeye mu rwego rw'agaciro. Kuko yavuze ngo Yesu arikoze ngo mujye mubikora ngo mwibuke, ngo mwibuke ibibaro yagize, mwibuke urupfu yapfuye. Ngaho haguruka uri gusengera Imana, wowe wazamuye ikiganza ubwira Imana ngo Mana, aya makosa ntabwo nzongera kuyakora. Iwacu ku rusengero bateguye igaburo ryera, ndigendera ahantu hose, ntabwo numva n'ugikorwa n'aha uvuga ngo ndabyihanye, kandi bategura igaburo ryera. Ujye wezwa, ujye wihana, ujye witunganya, wegera ameza y'Imana. Amaretitsi ngo musengera abantu, tubingingira Imana. Ameza y'Umwami muyubahe, robede lango sefidrayi, mwubahe ameza y'Umwami. Bibiliya yavuze gutegera nta
bugingo afite hanyuma Imana izamuzura ngari kuwegera wese ngo muko Yesu Kristo ari mu Mana Imana ikaba muri we cyangwa yavuze ngo inakuwegera igaburo ryera mba muri we nawe akaba muri je kandi no gupfa kwiwe nzamuzura kuko yegera igaburo ryera sengera abantu bazamura ikiganza aho bari babwira Imana ngo twakoze amakosa ariko ntabwo tuzongera gukora ibintu kuko ari kizira ku Mana Robert Lelando Seke Zelelando turamushimiye ku ijwi ryawe ryo rivugiye muri aya magambo Data yose mu mukozi wawe Yesu Kristo mu izina rya Yesu ntabwo ujya wifuza kuba yarimbuka ahubwo twese twifuriza ubugingo buhoraho buri muntu wese arisuzumye asanga iri jambo rimutsinze rwose niyo mpamvu yahagurutse imbere y'icyubahiro cyawe uciye bugufi turasenga kugira ngo imbabazi zawe zazituma tudashiraho mwami ziboneka kuri buri muntu wese wabifataga nk'ibisanzwe uhereye uno munsi abifate ko ari ikintu gikomeye kandi kidasanzwe mu izina rya Yesu Kristo ntawe wifuza kuba yatakaza ubugingo twese twicaye imbere yawe twifuza ubugingo buhoraho kuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi butazima mu izina rya Yesu Kristo dusengera buri muntu wese mwami uciye bugufi imbere yawe kugira ngo imbabazi zawe zimubonekeho abagiraga akazi kabasitira bagahura n'iyo ngorane turasenze tukugire mu mugisha umwanya ubabohore kugira ngo bajye baboneka ku meza y'umwami haleluya babonetse ku meza yawe uburwayi burakira mu izina rya Yesu Kristo ubugingo ntibubonana ubugingo ntibunibuka rwose Imana ziraka data wa twese mwiza turagushimiye ku bw'ubwoko bwawe turagushimiye ku bw'ijwi ryawe ryiza turagushimiye ku bw'imbabazi zawe Baba Mungu mutagatifu buri muntu wese umugirira neza buri muntu wese ahabwa imbabazi nawe mwami Yesu Kristo turasenze ngo buri muntu wese uhagurutse imbabazi zawe zimucushumurireho kandi akezwa rwose ugira imbaraga zo kugira ngo ajye azirikana uyu munsi ajye azirikana icyo gihe cyateguwe n'abatambyi ngo twebwe twese tujye tuboneka ku meza yawe urakoze kuko ugize neza urakoze kuko imbabazi zawe zihoraho tugukomeye amashyi tugushimira ko buri muntu wese yakiriye mu izina rya Yesu amen Bani baho umugisha nimuzongere gusuzugura igaburo ryera niko Imana yaribwiye abakristo mwese mukuze mu gakiza usubiremo nimuzongere gusuzugura igaburo ryera niko Imana izasuzugura umugeni wayo iyo wegera igaburo ryera uba uri kujyana igihango n'uwagucunguye uba ugirana igihango uba uri kubaka igihango gikomeye hagati yawe n'Imana kirazira ntimuzasubire niko Imana yarimbwiye sinarizi ko wangirira neza utya sinarizi ko wangirira neza utya sinarizi ko wangirira neza utya wangirira neza utya warakoze Yesu sinarizi ko wangirira neza utya sinarizi ko wangirira neza utya sinarizi ko wangirira neza utya wangirira neza utya warakoze Yesu amen mu kigande ubusigaye kumwe n'ikigande narisimani wasobora kunyama narisimani wasobora kunyama narisimani wasobora kunyama wasobora kunyama webare Yesu narisimani wasobora kunyama narisimani wasobora kunyama narisimani wasobora kunyama wasobora kunyama webare Yesu haleluya haleluya turanze naza kutundira ingoma nziza twakaririmba mu kanya ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana ibice 11
ndasoma umurongo wa 20 reka nsome umurongo wa 25 ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana 11 murongo wa 25 gusa nosoma gusa kandi tukasengera abantu mu murongo nyine. Haravuze ngo Yesu arabwira ati ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Amen. Ndasubiramo. Yesu arabwira ati ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Muvuge amen. Amen. Jambo nitoya ariko byavuga n'uburyo umutima wawe byaciye. Aya ni amagambo nagira ngo mundebe banyamasengesho bakoze Imana twabanyanga. Aya ni amagambo Yesu yari arimo aganira n'abashiki ba Lazaro. Murabyibutse yarambwiye ko Yesu yarambwiye ko Lazaro yazuka. Undi aramubwira ngo uriya ni ku munsi w'imperuka. Arambwira ngo ndabizi ibyo uvuze birashoboka, ariko ni buriya ni mu minsi y'imperuka niho uzamuzura. Nawe ijyane na hano ntabyo mbona, nta nzira byacamo, ntabwo byakunda, ariko ubwo ibivuze turizeye ko azazuka mu muzuko wapfuye ubwo itoro rizaba ritashye. Yesu aramubwira ngo amubwire, tega amatwi umenye neza, ninjye kuzuka. Nabwiye abantu batumvira ijambo, bwira umucanye ngo niwe kuzuka. Ayo ntabwo murabyumva. Ndashaka abantu bakura bagashyikirira, ongera umubwire ngo niwe kuzuka. Ndabona abantu batari bumvira ijambo neza, umwuka nakwegera uraza gushyikira gushyikira. Aramubwira kuva, erega ninjye kuzuka, ninjye buzima. Amen. 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 Niwe kuzuka. Nyeganyeza umucanye ubwiye ngo niwe kuzuka. Umuntu ashobora gupfa akabura cyangwa ntibyazuka. Hari umuntu hano kubavuga ngo byarapfuye, niwe kuzuka. Ntabwo murashyikirayo. Umuntu arashobora kuba ku rugo bakamubwira ngo iby'urugo byararangiye, byarapfuye. Ntabwo murashyikira. Ariko umwuka akagera itandukanye ariko ntabwo riteye Imana Imana. Umuntu akakubwira ati ubucuruzi byarapfuye, byararangiye, ntiwihanagure, n'ibya diplome byawe byajemo ibibazo, nta kintu kirimo, byarapfuye. Ngira n'abantu n'ababiri ngo niwe kuzuka. Hawa bisaba, nta n'umuntu akeneye, nta rekomandasiyo. Abagiraho n'abatira nta bufasha asaba kugira ngo atunganye n'urugo rwawe, nta buzima. Kugira ngo ahindure ubuzima bwawe nta bundi bufasha kikenewe, nta rekomandasiyo asaba, nta akomanga agasabisha. Amina. Uko byarapfuye oya niwe kuzuka. Uko mperuka ahangaha natangaye. Uko mperuka ababyibuka barabyibuka, hari umumama mutoya cyane Imana yakuye mu iteraniro ry'ababyibuka, biba ngombwa ko musohoka nyuma bya muganga. Yagombaga gupfa.
bashaka uyu munsi we yabyaye kuri telefone twaraye ku ntambara ariko Yesu ni mwiza bwira umuntu mwicaranye ngo Yesu niwe kuzuka ntabwo murabyumva kandi murambabaje ko mutari mwabyumva reka nongere nsome mubyumve Yesu aramubwira ati ninjye kuzuka n'ubugingo unyizera naho yaba yarapfuye azabaho unyizera naho yaba unyizera naho utacyaba byararangiye unyizera naho abantu baba baravuze ngo no byararangiye twaramuciye mu muryango wacu unyizera naho yaba bakavuga ngo byararangiye unyizera naho yaba ngo barushire niwe kuzuka tangariza abarozi ngo niwe kuzuka tangariza abapfumu ngo niwe kuzuka tangariza amateka mabi uyagira ngo Yesu niwe kuzuka bakubwira ko urugo rutazabaho ubabwire ngo Yesu niwe kuzuka abakubwira ko wigiye ubusa wari uyu busa watakaje umwanya ubabwire ngo Yesu birina rwose kendera ubabwire ngo Yesu niwe kuzuka ubwire uburwayi urwaye ubwire iyo diyabete ubwire petasiyo ubwire uwo musongo uri mu rubavu ubwire ayo maguru yawe ubwire ubwo buribwe ubibwire ngo Yesu uzashaka Yesu niwe kuzuka byarapfuye Yesu niwe kuzuka unyizera naho yaba yarapfuye abantu bagatangaza ko ibyiwe byararangiye ibinyamakuru bikabyandika abantu bakagira icyo babivugaho imiryango igaterana igakora inama inshuti zikamuhagurukira abantu bagafunga amatelefone yabo abantu bakagira icyo bakumarira bose bakabireka Yesu arawaze bomeka niwe amen uzaba natwe twabayeho Yesu niwe kuzuka ntabwo abantu barambwirwa kandi barangije Yesu niwe kuzuka ibintu byose biruhisha ubuzima bwawe ko byapfuye ubibwire ngo mutege amatwi mu bihugu Yesu niwe kuzuka abagusenyera urugo abaguteranya n'abo ntacyo bakoreye abirirwa baterefona bavuga ibyago wagize abahamagarana ko bazi ingorane urimo umwizera ntabwo murambuye abwira iyi famiye yo kwa baraza arabwira ngo bababwire unyizera wese akorera yarafashe icyemezo cyo kunyubaha naho yawe yarapfuye mukabona ko yapfuye mukanabitangaza azabaho azabaho babishaka batabishaka babyemera batabyemera
uwizeye wese bareke bakora amanama nibyo barakutanye ku kazi nibyo banditse amabaruwa nibyo ibyawe byaratejwe n'ibindi bigiye kugenda niko bivuga ariko umwizera aza naho yaba yapfa aza rero nitugiriwe na Rukira batangaje ko isenywa ntigihari se ubu se ko abantu baba bakwiye mu gishanga bakimukira kure abasabana bari mu rusengero hari umuntu wambwiye arambwira ngo rega nabo bahasigara ngo abantu bose bagiye gutura kure ngo nta bantu bazahasengera mumbarize n'ibi biti z'abantu bazi umucyanyiga abasabana n'ibiti ninde wababeshye n'abantu bose babazana rati ndagira ngo dusengane namwe ntabwo mvuga ibintu byinshi kuvuga menshi kugira ngo agire umusaruro nagira amahirwe watangira ijambo rivuga ngo Yesu niwe kuzuka warangiza mu kibanza cy'amaganya mu kibanza cy'agahinda ukaterekamo ijambo rivuga ngo naho naba narapfuye abera cyane urara udasinziriye ibihombo byarinjiye ibintu byose byarapfuye abantu bose bazi byakubayeho urugo rwawe rumereze muri ku nyanja ruri mu kirere nta murongo rufite byakuyobeye ibitekerezo uraramo byabuze igisubizo umva ijambo utahanye ku yandi wabwiwe ijambo ushyiraho bya nyuma dusengera abantu uvuge ngo yonda bimenye Yesu niwe kuzuka wakongera ukambwira n'abantu nawe ukavuga ngo Yesu niwe kuzuka munyeganyeze cyane ubwe ngo Yesu niwe kuzuka azahura Yesu niwe kuzuka ni ukuri Yesu niwe kuzuka Yesu niwe kuzuka Yesu niwe kuzuka mwabwite se kira barosi ngo Yesu niwe kuzuka gira bavuze ngo nta mariage uzakora ubabwire ngo Yesu niwe bebenera ubabwire ngo Yesu niwe kuzuka amajwi azanitera bwa muri shambure nakuzaho ubabwire ngo ceceka Yesu niwe kuzuka kamamaga afite gira n'uru rusengero nubwo ntazi niba ari mwese aya magambo afite nyirayo aho udapoje bakuvanamo aho wirutse ntuhebwe aho wakoze ntibakwishyura ibintu byarakuyobeye ariko iyi tariki ya none utangarize byose ngo Yesu uvivure ngo Yesu niwe kuzuka abashukunye imitwe y'inkoka iwawe ubabwire ngo nimujugunye myinshi Yesu niwe kuzuka rwari uwo mbwiye abarara babyina ku madirisha abajugunye ibintu ugasanga amaraso ku mbuga abazana iterabwoba n'ibyo bakora ubabwire ngo Yesu niwe kuzuka ntabwo muri hano narangiza ariko Imana ifashe bene byo babitahanye Yesu niwe kuzuka umwizera nukomeza gusoma hepfo amaze kuvuga ayo magambo nanze kuyasoma kubera umwanya yahise yabwira ngo munyereke aho mwamushize baramubwira ngo aranuka araboze umunsi wa kane nta cyiza kirimo agatega n'igihe kuzuka baravuga ati ni Yesu bikiri kumanuka mu gihe kubireba yaraboze wivunikira nta kintu kizima kiri
cyanditse ikibore kibuka n'inyo ntacyo ujya kuramira nta kiriyo ariko kiriyo mu bupfu bw'iki Imana ibona mu buzima ntabwo icyo kivuze gutumisha abantu iyo barira ko mu gipfu cy'ikintu byarangiye Imana yiteje mu gipfu cy'ikintu ibona mu buzima abantu barariraga ariko kuri Lazaro Imana hari iki mu buzima agezeyo ntabwo atubegere mukuru w'igitare cy'amaganya mukuru w'igitare cy'induru mukuru w'igitare mwashize ngo ntibishoboka nariyaciye ngende urugo rwanjye nta kizu nabwiye abantu amanama y'imigambi yarateranye ba marene baraje byaranze ubu nta kintu kikirimo kuraho igitare ubwira umucanye ngo gusaba gukuraho igitare washyizeho mubwire cyane gusaba gukuraho igitare washyizeho mubwire cyane gusaba gukuraho igitare washyizeho hari igitare gushira uyu mugabo wanjye baramuroze nzamwakira uko ari nubwo hari ibitagenda neza nzabyihanganira sinziha rubanda nzabyakira uko bimeze iyo kuraho igitare dobene nando sekende mwawe byararangiye Kigali isigaye irenze kuyibamo ibintu byarazamutse ibindi biragoye n'amafaranga ntakiboneka Yesu Sinari nzi ko